Hello, reka ngusuhuze nanone nkwifuriza amahoro cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu aho uherereye hirya no hino mu gihugu. Nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganiramo. Ndashaka kukubwira ijambo kuba mu bushake bw'Imana. Ni ryari umuntu agaragaza ko ari mu bushake bw'Imana? Ni ryari umuntu akora ikintu cyangwa anahabwa promise ariko bikagaragara ko ari mu bushake bw'Imana? Rimwe na rimwe abantu bibwira ko gusenga cyane ariko kuba mu bushake bw'Imana. Oya, gusenga cyane sibyo bigaragaza ko umuntu ari mu bushake bw'Imana. Kabiri, uhabwa amapromese, amasezerano inshuro nyinshi, abantu bavugana nawe, sicyo kigaragaza ko uba mu bushake bw'Imana. So kuba mu bushake bw'Imana bisaba kugira ngo wiyegurire Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Bibiliya mu gitabo cya Luka ibice 10 umurongo wa 28 gutyo biravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. So iyo uri mu bushake bw'Imana utegetswe gukundisha Imana umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. So kuba mu bushake bw'Imana ni igihe wowe ukora ibyo Imana ishaka kurenza gukora ibyo wowe ushaka. Ariko rimwe na rimwe twebwe dukoresha langaje, amarangamutima yacu, iby'imitima yacu ikeneye, iby'ubuzima bwacu bwa buri munsi bukeneye, ariko ntitwite kuba ku bushake bw'Imana. Bibiliya iravuga ngo rega nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza. Rimwe na rimwe ducuzingamo ibijyanye n'amahitamo yacu, ariko ibyo ngibyo atari byo Imana igambiriye ku buzima bwacu. Rimwe na rimwe umuntu agacuzingamo ngo njye nkeneye imodoka, ariko mbere I know ukeneye imodoka, ariko mbere y'uko ukenera imodoka hari ikindi kintu Imana yabanje gutegura, kandi iyo modoka nayo ibizaza. So bivuze ngo kuba mu bushake bw'Imana ni igihe twemera Imana igakora mu buzima bwacu, ni igihe twemera Imana ikatuyobora. Dawidi yaranditse aravuga ngo ayinyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. So iyo twemeye akatuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, tubasha kuba mu bushake bw'Imana. So kuba mu bushake bw'Imana iyo uburimo ubasha kuvuguruza ikintu kitari cyo. Rimwe na rimwe Satani azana ibintu bigiye bitandukanye mu maso yacu, kandi atwereka bino z'amaso yacu abona, atwereka amabizinesi, atwereka kuguruka, kurira indege. Ibyo byose Imana irabizi ko tubikeneye. Niko umwanditsi wa Matayo yanditse ku Matayo 6, Bibiliya iravuga ngo ibyo byose data arabizi ko tubikeneye. So arabizi ko ukeneye iyo modoka, arabizi ko ukeneye iyo nzu, arabizi ko ukeneye iyo maminerval, arabizi ko buri kintu cyose ugikeneye. Ariko biravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana bigishoboka. So haba hari chance yo gushaka kuba mu bushake bw'Imana. So iyo turi mu bushake bw'Imana, so tunyura mu mazi ntadutembane. Iyo turi mu bushake bw'Imana tunyura mu muriro ntitwotswe nawo. So ni mu buhe buryo? Ngira ngo musobanure neza. So bivuze ngo iyo Bibiliya tubwiye ngo nunyura mu mazi ntago azagutembana, bivuze ngo amazi ntago ari ukuvuga ngo wagiye mu Kivu, sino kuvuga ngo wagiye muri Muhazi. Bivuze ngo ushobora guhura n'uburwayi ntibugire icyo butwara ubuzima bwawe. Ushobora guhura n'abakuroga ariko uburozi ntibugire icyo butwara ubuzima bwawe. Ushobora guhura n'imibereho itari myiza n'ubuzima butari bwiza ariko ntibugire icyo buhungabanya ku buzima bwawe. Iryo ni ryo jambo rivuga ngo nimunyura mu mazi ntago azabatembana. Kandi kuba mu bushake bw'Imana ntibikuraho kugeragezwa. So kugeragezwa ni igipimo umuntu ashigwaho n'umwanzi kugira ngo amenye se uyu muntu koko aba mu bushake bw'Imana cyangwa aba mu bushake bwe. So niba ukeneye kubaho ubuzima bwiza, so iga kuba mu bushake bw'Imana. Hari igihe bazakwirukana mu nzu ariko uzabe mu bushake bw'Imana, kubera ko iyo uri mu bushake bw'Imana nubwo bakwirukana mu nzu, Imana ironka igitambo ku buzima bwawe. Hari umwigisha umwe wigeze yigisha ijambo, aravuga ngo hari ibicuku bibiri. Igicuku cya mbere bagusohora mu nzu, ariko igicuku cya kabiri Imana iguha inzu yo kubamo. So bivuze ngo n'Abisirayeli niko byabagendekeye. Mu gicuku cya mbere Farawo yarabatuze, arabirukankana, babura aho bakwirwa, batangira kubwira Mose ngo tureka tugapfira muri Egiputa. Ngo ariko mu gicuku cya nyuma Imana iritamurura, inyanja icikamo kabiri, Farawo aza abakurikiye ngo amagare ye n'ingabo ze zose Uwiteka biroha mu nyanja. So niki nshaka kukubwira, iga kuba mu bushake bw'Imana. Ibyo ubona bigukurikiye, ibyo ubona bikubujije amahoro, ibyo ubona ukabona byaguteye ubwoba, Uwiteka azabiroha mu nyanja. Wowe ntucike intege, please ntucike intege mu kuba mu bushake bw'Imana. Ibyo ubona biguhangayikishije, ibyo uhora wibaza bizagenda gute, bizaca he, ibyo ntibigutere ubwoba. Igihe cyose iyo uri mu bushake bw'Imana
ibikugerageza babyishe ariko iruhande rwawe haba hari ingabo igukingira ikingira ubuzima bwawe. Ndagira ngo rino jambo nawe niba uryumvishe urisangize bagenzi bawe. Igihe cyose uri mu bushake bw'Imana, ibyo uzageraho, ibyo uzanyuramo byose ntacyo bizatwara ubuzima bwawe, kuko Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo ese Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu yava he? So ntaho yava, ntaho yanyura, igihe cyose turi mu bushake bw'Imana. Shalom.